Trump yigeze kuvuga ngo ubwiza bwanjye nuko nyize cyane. Iba bihuza nka bya bindi 50 Cent yavuze ngo burya ushobora kuba utambara neza, utanafite igikundiro, utanafite isura ikurura abantu bose, ariko ufite ikofi byimbye, nabwo ngo ni ubundi bwiza. Trump yaravuze ngo namenye iby'abagore ubwo natangiraga gusomana ku nshuro ya mbere, ngo biba bimeze nka rukuruzi, ngo njye sinabashije kwihangana, ngo iyo uri umustar ufite amafaranga, iyo ufite akantu barakwemerera ugakora n'ibindi byose. Hanyuma yaravuze ngo ntacyo bivuze ibyo bakuvugaho byose, upfa kuba ufite amakarita meza yo gukinisha. Muramuzi kuri Twitter yigeze kuvuga ngo Twitter yanjye imaze gukomera ku buryo nshobora gutuma abanzi banjye bavuga ukuri. Yigeze no kuvuga ngo ndi inzozi mbi zabo, ariko ntibizambuza kuba perezida ukomeye cyane mu Imana yaremye bose. Hanyuma yaravuze ngo ntekereza ko itandukaniro ryonyine ryanjye hagati yanjye n'abandi bantu nuko ngiye mvugisha ukuri. Aya namwe mu magambo yo kwitaka Trump yigeze kuvuga, ahubwo reka twigarukire mu magambo y'ubuzima busanzwe yavuzwe n'uyu mugabo. Uyu mugabo yigeze kuvuga ngo nta nzozi nini zibaho, nta n'imbogamizi nziza ibaho. Aho ushaka kugera hose wahagera mu gihe ubizirikana ibi byombi. Inzozi nini ntizibaho, ushobora kurota ibintu byose bibaho ku isi ukibwira ko wagezeyo, ariko inzozi warota zirahambaye cyane. Ushobora kurota ibintu birenze, wowe utwo tuntu utekereza ni duto cyane ugereranyije n'ibintu biri ku isi. Ushobora kurota ibintu bihambaye, ariko uzirikane ko nta n'imbogamizi nziza ibaho. Ibintu byose by'imbogamizi ni bibi kuri Trump. Hanyuma yigeze kuvuga ngo ugomba gutekereza uko byagenda kose, kuki utatekereza ibintu binini, ko nta mbibi z'ibitekerezo zibaho, kuki utekereza utuntu dutoya. Trump yigeze kuvuga ijambo rishekeje cyane ku rukundo. Trump umubajije ku bintu by'urukundo byaba bishekeje, nawe byagusetsa. Umva ijambo yigeze kuvuga ngo ibi ngibi mpora mbisubiramo, ngo niba ukenera Viagra ni bya binini bifasha abantu batakibasha gutera akabariro, ngo niba ukeneye Viagra muri ibyo bihe byawe urimo, ngo birashoboka ko umuntu muri kumwe cyangwa umugore muri kumwe cyangwa umukobwa muri kumwe utakimwishimiye cyangwa se atari wo wawe. Uri mu rukundo rutari rwo. Trump niba ukenera Viagra ubwo umukunzi wawe, niba ukenera Viagra ku mukunzi wawe, umenye ko umukunzi wawe urimo uramubeshya, ntabwo ari we ugukwiye, ntabwo ari we wawe, urimo uramushuka. Umugore nawe uri kumva aya magambo ya Trump, niba umugabo wakenera Viagra menya yuko harimo ikibazo gikomeye cyane hagati yawe nawe. Ntabwo akikwishimiye. Hanyuma Trump yaravuze ngo rimwe na rimwe iyo utsinzwe urugamba ubona uburyo bushya bwo gutsinda intambara. Ushobora gutsindwa utuntu dutoya, bashaka kukwirukana ku kazi, ushobora kubura diplome, ariko iyo utsinzwe urugamba nibwo ubona uburyo bushya bwo gutsinda intambara zikomeye. Uzareba ibintu byinshi bikomeye byavutse mu ntambara. Trump yaravuze ngo iyo ufunguye umutima wawe gukunda igihugu, nta mwanya wo kwinuba ubaho. Bibiliya iratubwira iti mbega ukuntu ari byiza kandi bishimishije iyo ubwoko bw'Imana bubanye mu bumwe. Hanyuma yaravuze ngo ikintu gitangaje, abatsinze n'abatsinzwe ni ikibatandukanye. Ikintu gitandukanye abantu batsinze n'abatsinzwe ni uburyo buri umwe yitwara muri buri kintu gishya kije mu nzira y'ubuzima bwe. Iyo ikintu gishya kije mu nzira y'ubuzima bwawe witwara gute? Ibyo nibyo bitandukanye abatsinzi n'abatsinzwe. Buriya abantu batajya bagira ahantu bagera ngo niba abandi batinya ibintu bishya, babandi batinya impinduka, bagira ubwoba bwo guhindura ibyo bakora. Ayo ni amagambo yavuzwe na Trump. Hanyuma yigeze kuvuga ngo rimwe na rimwe igishoro cyawe cyiza cyanakugirira umumaro kurusha ibindi ni cya kindi wirengagiza. Wari uzi ko hari ibintu byinshi biba bikurwaniramo ariko ukabyirengagiza ugashaka gukurikira ibyo abandi bakurikira. Wari uzi ko igishoro cyiza cya mbere cyanaguteza imbere ari bya bindi wirengagiza. Ugashaka gukurikira ibyo dashima akora, ugashaka gukurikira ibyo runaka akora, wirengagije wowe ibyo ushoboye. Igishoro cya mbere cyiza ni ibyo wowe ushoboye. Ibyo ngibyo wirengagiza ushoboye nibyo byahatana, ni nabyo byakugirira umumaro kurusha kwiruka mu byo abandi bagezeho.
hanyuma Trump yaravuze ngo igihe kinini cyo kugera ku nsinzi ni cya gihe niba ubona ibintu bitavamo ukamenya kuvuga uti ibyo nakoze birahagije, enough is enough. Ubuzima rimwe na rimwe bukenera kureka kwizirika ku kintu runaka ahubwo ugatangira urundi rugendo. Hari igihe urwo rugendo utangiye ariko ruhita ruguhindurira ubuzima. Ikintu cyica abantu benshi ni uguhora kuri page imwe. Iyo ubonye byanze burya jya uhindura page. Abantu benshi batinya guhindura page, ariko iyo uhinduye page bigenda neza. Hari umuntu wigeze kunyandikira mu minsi ishize arambwira ni numvishe ijambo rivuga ngo niba ibintu ukora bitaguha ibyishimo ntibiguhe n'amafaranga uzabihindure. Amaze kubihindura icyo gihe yinjizaga 30,000 ku kwezi, ariko ubu ngubu yinjiza 200,000. Ni ubuhamya bwiza. Ujye uhindura page, ntukaguma ahantu hamwe usanga usaziye ahantu hamwe. Reka niba ubona ibintu bitagenda nta byishimo n'amafaranga uvanamo, bivemo, hindura. Trump yigeze kuvuga ngo niba ushishikajwe no kugereranya akazi ukora n'uburyo uzagakuramo ibikunezeza warayobye. Niba akazi ugakuramo amafaranga, ibyo kuba katakunejeje bubyibagiwe. Ikibazo cyaba cyagihe akazi nta mafaranga kaguha, kakaba nta n'ibyishimo kaguha. Aho ho waba warayobye birenze. Kuri Trump yizera ko icyambere akazi ugomba kugakuramo amafaranga, ibyo by'ibyishimo wenda ukaba ubyibagiwe. Icya kabiri, akazi niba nta mafaranga kaguha base urakishimiye, urakanezerewe, kaguha ibyishimo. Niba ibyo bibiri bidashoboka warayobye birenze. Hindura page. Trump yigeze kuvuga ngo ubuzima bwanjye bwose bujyanye no gutsinda, ntabwo ndahomba na rimwe, ntibizigera binabaho, ntabwo nyatsindwa. Hanyuma yaravuze ngo gucisha make mu buzima ni byiza yego, kandi guca bugufi buriya no kumvikana byaba byiza kurushaho, ariko uwo sinjye. Ibyo ntabwo ari ibintu byanjye. Uwo ntabwo ari Trump uzacisha make ngo muvuge aceceke. Oya. Hanyuma Trump yigeze kuvuga ngo igihe cyose ugenda mu muhanda abantu baba bavuza induru mu mitima yabo. Buriya ngo cyagiye uri kugenda mu muhanda ngo babantu bakugaragiye baba bavuza induru mu matamatama. Igihe uri kugenda mu kazi babantu mukorana ngo bagenda bavuza induru mu matamatama. Ngo urirukanwe, ngo wakwirukana, watashye, wagukuraho, wakurangiza. Ngo abantu nuko ngo bahora batekereza mu matamatama. Ariko Trump kuki judging abantu? Igihe cyose kugenda mu muhanda abantu baba bavuza induru mu matamatama yabo, mu mitima yabo baba bavuza induru. Buriya witegereje neza ngo mu mitima y'abantu baba bakuvuga. Ngo reba runaka, reba ko ruriya rukweto yambaye batanakuza. Bagucira urubanza, abantu barakuvuga nyine uko byagenda kose, ariko wanze kuvugwa murabizi ukuntu byagenze. Trump yaravuze ngo iyo udafite umuhamagaro mu byo ukora nta mbaraga ubikorana. Buri ikintu kizakubwira ko ibyo ukora atari umuhamagaro wawe, atari ibyawe, ni imbaraga nke ubikorana. Buri ikintu n'ubu ugikora ukumva ntabwo ushyizeho umwete cyane, menya ko icyo kintu atari umuhamagaro wawe. Icyo ni ikimenyetso kizagaragaza ko icyo kintu ukora si umuhamagaro wawe. Uzakivemo ushaka umuhamagaro wawe. Iyo nta mbaraga burya nta n'ikindi kintu uba ufite wageraho. Ushaka gukora ibintu ariko ukabona nta mbaraga ushyiramo kubera ko si umuhamagaro wawe, urahatiriza. Wabigiyemo kubera abandi bantu babirimo gusa, ntabwo ari ibyawe. Niyo mpamvu nta mbaraga ubishyiramo, kandi iyo nta mbaraga ushyize mu kintu menya yuko n'umusaruro wacyo ari hafi ya nawe. Hanyuma Trump yaravuze ngo ku iherezo rya byose ntabwo uzapimirwa ku byo wiyemeje kugeraho, ahubwo uzapimirwa ku byo wagezeho. Yaravuze kandi ngo abantu barankunda, ngo burya bankundira ibyo nagezeho kuko nari umuhombyi. Iyo nza kuba ndi umuhombyi nta muntu wakankunze. Buri iyo watsinze ubona abantu benshi bagukunda. Ntuzakangwe nuko nta bakunzi benshi ufite. Nuramuka ubaye uvuye mu gihombero uzabona abakunzi benshi. Trump yaravuze ngo umuntu nashaka kuguhangayikisha uzahagarara uhangane nawe. Nubona umuntu ashaka kuguhangayikisha uzahagarara urwane. Uzagira umutima ukomeye urwanirira uburenganzira bwawe. Iyo utihagazeho baguhagararaho. Hanyuma Trump yaravuze ngo ubunararibonye bwanyigishije ibintu bitatu. Icya mbere, iteka ryose ujye wumvira umutima nama wawe utitaye ku buryohe ukurikiye mu kintu runaka. Urishobora kuba ubona uburyohe mu kintu runaka ariko umutima nama wawe ukakubwira atari kwaretse biriya bintu. Uriya muntu wamwihoreye dashi. Buriya buri muntu wese agira inner voice. Ijwi ry'imbere ritubwira umutima nama. Ari ibintu ujya gukora, ujya kubyuka, mwanye mbyuka saa 10 n'imwe.
harya habayeho nk'akazi kenshi saa 11 zikagera numva nyine nyishaka kuryama ina voice ikambwira ariko wabyutse ko ari gahunda wiyemeje kuzi ko igitondo kiryoheye wabyutse kare wabyutse ko biri bugende neza. Iyo ni ina voice. Iyo utayikurikije rero ugashaka guhangana nayo, akenshi ni handi wisanga unaniwe, wisanga wabyutse nabi, ufite amavunane, ufite umushiha rero ubunararibonye bwa Trump bwamwigishije ibintu bitatu. Icyambere, iteka ryose ujye wumvira umutima nama wawe utitaye ku buryo ukurikiye mu kintu runaka. Icya kabiri, gukomera ku byo usanzwe uzi neza ni rwo rufunguzo. Icya gatatu, nuko rimwe na rimwe ishoramari ryiza ari ririya utabasha gukora, ririya wirengagiza, biriya bintu wirengagiza bimeze nka biriya bya mbere. Trump yaravuze ngo biroroshye cyane kubaho, we kura isomo ku byatambutse, vana isomo ku byahise, ubundi utegura hazaza wibanda ku byo uri gukora none. Trump nawe yagarutse kuri none uyu munsi ni wawe, ejo ntuzi niba ari ahawe. Biroroshye cyane kubaho, kura isomo ku byatambutse, uvana isomo ku byahise, ubundi utegura hazaza uhereye none. Ibyo ukora none nibyo bizagera ejo hazaza. Niba nta kintu ukora none, menye yuko ejo hazaza hawe nyine ukuntu hazaba hameze. Ibintu byose upanga bipange none, nugashyira ibintu wagakwiye gukora none ngo ubishyire ejo. Baho buri munsi nk'aho ari wo wa nyuma. Hanyuma Trump yaravuze ngo iyo wamenye ko burya abantu bonyine batabasha kunengwa ari abatagira icyo bakora, uhita wumva ko ubuzima bworoshye cyane. Ntukite kuba kuvuga, wowe komeza urugendo. Mu magambo yose Trump yavuze nasoreza kuri aya ngaya, yigeze kuvuga ngo ubutwari si ukutagira ubwoba. Buriya abantu b'intwari ntabwo ari uko batagira ubwoba, reka buriya n'umugabo utagira ubwoba murabizi byamubayeho. Ubutwari ntabwo ari ukutagira ubwoba, ahubwo ubutwari ni ubushobozi bwo gukora neza kabone n'ubwo ubwoba butabura kubaho. Ubutwari ni cya gihe ukora neza kandi ubwoba bunahari, wowe ugahangana nabwo ugakora neza. Ubwo ni bwo butwari kuri Trump. Ntabwo ari uko abantu babaye intwari ari uko batagira ubwoba, no, ahubwo ni uko bahanganye n'ubwoba. Mu magambo yose Trump yavuze nasoreza kuri iri ngiri. Uyu mugabo yaravuze ngo iyo ukora cyane amahirwe aragukurikira. Mu gihe 50 Cent yigeze kuvuga ngo ahubwo ngo iyo ufite amafaranga amahirwe aragukurikira.